Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikirana amakuru ya Rio World News 250 ndetse n'ibiganiro byose tubagezaho. Niba wifuza kugira ubuzima bwiza uyu munsi twaguteguriye ibintu 10 wakora mbere cyangwa nyuma yo kurya ukarushaho kumererwa neza. Gusa mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru, niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250, kandaho ni munsi gatoya y'iyi nkuru ku ijambo riri mu ibara ritukura. Nukandaho uraba ukoze subscribe. Wibuke gukanda no kunzogera irahita izi imbere y'iryo jambo kugira ngo amakuru yose ndetse n'ibiganiro tubategurira ujye uhita ubimenyeshwa ako kanya tukimara kubishyiraho. Twihuse cyane, ubundi mu mirire ni ngombwa kubahiriza amabwiriza ajyanye n'imirire mu rwego rwo kubungabunga amagara yawe. Kumva no kumvira inama z'impuguke mu bijyanye n'imirire ni ingenzi cyane, kuko hari ibyo umuntu aba abujijwe n'ibyo aba asabwa gukora mbere cyangwa nyuma yo gufata ifunguro kugira ngo koko ayo mafunguro agirire umubiri akamaro. Inzobere zitandukanye zagiye zitanga inama zitandukanye ku myifatire myiza ikwiriye mbere cyangwa nyuma yo kurya amafunguro akabona kugirira akamaro umubiri wa nyir'ukuyafata. Twabateguriye ibintu 10 tugiye kubagezaho aka kanya. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukunywa amazi y'akazuyazi. Ku rubuga rw'ibitaro by'i Bangkok byitwa Ekachai, kunywa amazi y'akazuyazi byashyizwe ku mwanya wa mbere mu bintu by'ingirakamaro umuntu akwiriye gukora mbere yo gufata amafunguro, cyane cyane aya nimugoroba. Inzobere mu bijyanye n'imirire Gillian Lubala yashimangiye ko kunywa ikirahure kimwe cy'amazi y'akazuyazi mu minota 30 mbere yo kurya byorohereza igifu imirimo y'igogora. Birinda umuntu kurya birenze ibikenewe kandi bikoroshya kuvana intungamubiri mu byo umuntu yariye. Icyakora kunywa amazi menshi ugiye kurya ni bibi, kuko bibangamira igifu n'urwungano ngogozi muri rusange. Icya kabiri, irinde guhita uryama ako kanya ukimara kurya. Guhita uryama nyuma yo gufata amafunguro ya nimugoroba bibangamira imikorere y'urwungano ngogozi, bikanongera ibyago byo kurwara ikirungurira. Tegereza nibura amasaha 2 ubone kujya kuryama ukimara gufata ayo mafunguro. Ushobora gutembera ariko ntukoreshe imbaraga nyinshi, cyangwa se ukabusukura ibikoresho byo mu gikoni mu gihe utabasha kuba uganira n'abana cyangwa se abandi bantu mwaba muri kumwe. Icya gatatu nuko usabwa gutembera byibuze akanya gatoya. Nyuma y'iminota 30 umaze gufata amafunguro yawe, ni byiza gufata akanya kare hagati y'iminota 15 na 20 ugatembera. Uretse kuba gutembera ari ingirakamaro ku bwonko bwa muntu, gutembera umaze kurya binakurinda kubyimba mu nda. Ikintu cya kane, irinde gukora imyitozo ngororamubiri isaba ingufu. Ni byiza gutembera nyuma yo kurya ugamije kugubwa neza n'amafunguro, ariko ni bibi kwiruka cyangwa gukora imirimo igusaba gukoresha ingufu nyinshi. Niba ari amafunguro ari bukurikirwe no kuryama, byatuma utaza gusinzira neza. Gukoresha ingufu nyinshi umaze kurya bituma ubira ibyuya, maze bikabangamira ikorwa ry'umusemburo witwa melatonin ugenzura gusinzira no gukanguka kwa muntu. Icya gatanu, oza amenyo. Ihuriro ry'abavuzi b'amenyo bo muri Amerika ADA rigira abantu inama yo koza amenyo bakoresheje uburoso bworoshye n'umuti w'amenyo wizewe nyuma yo kurya, mu rwego rwo kugirira isuku amenyo, kuko ngo nabyo biyafasha kuguma ameze neza. Icya gatandatu, irinde kunywa itabi. Kunywa itabi umaze kurya ni bibi ku buzima bwa muntu. Uretse kuba itabi risanzwe rishyira mu kaga ubuzima bw'abarinywa, kurinywa umaze kurya byongera ibyago byo kugira ikirungurira. Rikungahaye ku burozi bwitwa nikotine, bunakururira umuntu kurwara kanseri y'ibihaha. Iyo unyoye itabi umaze gufata amafunguro ari bukurikirwe no kuryama, byongera kubangamira imisemburo igena ikanagenzura gusinzira no gukanguka. Icya karindwi, irinde guhita woga umubiri wose. Irinde guhita woga umubiri wose nyuma yo kurya, kuko bibangamira urwungano ngogozi rwawe.
Inzobere akaba n'umwarimu mu by'ubuvuzi Dr. Deborah Witherspoon yavuze ko iyo igifu kiri gusya ibyo umuntu yariye gikenera ingufu nyinshi, koga umaze kurya ako kanya bica intege imitsi itwara amaraso bityo za ngufu ntiziboneke. Ni byiza koga mbere yo kurya, iyo bidakunze utegereza hagati y'iminota 30 na 45 ukabona koga. Icyamunani ni uko ugomba kwirinda kwambara imyenda ikwegereye. Irinde kwambara imyenda ikwegereye nyuma yo kurya, wirinda kubangamira urwungano ngogozi rwawe. Imyambaro ikwegereye ikuboha mu nda, maze imitsi yo ku nda ikabangamirwa bikaba byanagukururira kurwara ikirungurira. Imyambaro itegereye umuntu ituma anasinzira neza. Icyacyenda ni uko ugomba kwirinda kurya ukagwa ivutu, kurya ukarenza urugero hahandi uba wumva n'inda irimo isa nk'aho ikurya cyangwa se no guhumeka wumva udahumeka neza. Ahangaha ho abahanga baravuga bati si byiza kurya kugeza aho intoboro z'umukandara zagurwa, mbega niba wafungiraga mu rutoboro rwa mbere ukimura ugashyira nko mu rwa kabiri cyangwa se mu rwa gatatu. Kugera aho wagura umukandara ni ikimenyetso cy'uko wariye byinshi ugakabya. Kurya ukarenza urugero binaniza igifu, bibangamira urwungano ngogozi kandi imitsi yo ku nda irushaho gukweduka. Ikintu cya nyuma, irinde guhita urenza imbuto ku mafunguro ufashe ugiye kuryama. Ubusanzwe iyo imbuto zifatanijwe n'amafunguro asanzwe biba byiza, ariko guhita urenza imbuto ku mafunguro ufashe ugiye kuryama si byiza, bitewe n'uko imbuto zikunze kuba zikungahaye ku isukari. Kuzikurikiza amafunguro ya mbere yo kuryama bibangamira urwungano ngogozi, bikaba byatuma utaruhuka mu gihe uryamye. Ku barwaye diyabete bo ni ngombwa no gutoranya izitarimo isukari nyinshi hagamijwe guca intege izamuka ry'isukari yo mu maraso. Rero ni byiza kubahiriza inama z'inzobere ku buryo bwiza bwo gufata amafunguro. Niba nawe wajyaga wibaza icyo wakora kugira ngo urusheho kumererwa neza mbere cyangwa se nyuma yo kurya, dore ibi ni byo bimenyetso twaguteguriye byavuye mu bushakashatsi bw'abahanga, twebwe twabifashe tubibashyirira mu buryo bw'amajwi gusa. Ariko kandi niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Real World News 250, kandaho kugira ngo amakuru yose tubagezaho ndetse n'ibiganiro byacu ujye uhita ubigezwaho ako kanya tukimara kubishyiraho.